Suza kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadukurikiye. Imana y'amahoro ibane namwe. Turabifuriza kugubwa neza mwese aho muri, kandi tubifuriza kugira ngo mukomeze mugire ubuzima buzira umuze. Kandi ikindi cya kabiri, nimba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bigiye bitandukanye, reka nkubwire yuko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umutumirwa wacu Ganza. Uraho neza? Ndashima Imana n'abantu babandi bake. Umeze neza ariko? Ndaho rwose. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bawe. Abakunzi bacu ndabasuhuje, Imana y'amahoro ibishimire kandi bahe umugisha ndetse ikemura ibibazo byose bijyanye no kwifuza kwabo. Ikemura ibibazo byose bijyanye no kwifuza kwabo. Yes. Imana ishimwe. Nihimbaye. Twari tugukumbuye. Mwari munkumbuye ariko birangiye mumbonye. Menya uko imvura yaguye. Akayandirimba tubirangiye tukubona. Yaraguye ndamera. Yaraguye uramera. Ariko si imvura ubu n'iy'umugisha ra? Iyi mvura ni y'umugisha kuko nababwiye ko nyuma yo guhagarikwa kw'ibitambo hazakurikiraho amashimwe. Rero hagombaga kugwa imvura kugira ngo imboga zimere. Uraza kuba ushyizemo ka assurance kugira ngo abantu baguhamagara ntibaze kuza gutuma tutaganira kubera ko umwanya aba ari mutoya. Muri makeya turi mu bihe byiza none. Turi mu bihe byiza byo kuramya no guhimba. Byo kuramya no guhimba. Yes. Imana ishimwe cyane. Ariko buriya hari ikintu njya nkunda kwibaza. Ejo bundi nabonye umugabo ewana yakoresheje inama ngo afite idini rya shitani. Hano muri Afurika hafi hano rwose, ariko hatari mu Rwanda. ntabwo ari mu Rwanda. Rwanda ntabwo byaka. Yari yakoresheje inama avuga ati mu muhanda bakoresheje ibiterane ngo idini rya shitani ryagize ibintu by'ubukangurambaga mu muhanda. Ubu se noneho kandi tugeze muri cya gihe cyo kugira ngo satani akore ku mugaragaro. Nagira ngo mbibutse ko abantu badukurikiye, impamvu y'ibyo byose ushobora no gusanga ari ikongo. Kuko ikongo mu mpera z'umwaka haza abantu bafite amamikoro akuno tuvuga ngo ejo hazaba umuganda uzabera hanaka, bagatanga itangazo y'uko umuntu wese ushaka kwiyandikisha muri Freemason agomba kujya aho nakita ngo ni ku kagari cyangwa se kwa chef de groupement kugira ngo agire gute aba yamushyira mu gitabo cy'abantu bazajya he, niba ari Bukavu, niba ari Goma. Ngo mu bundi tuzi ko urusengero rwabo rwabagaho bitaga Vire, urundi rukaba Ndosho. Ubwo rero ibyo ni ibintu byumvikana ko byabagaho, ariko ubu sinzi niba bikibaho kuko urusengero rwa Ndosho rwo bararuse. Ukaba uvuga uti yenda bishobora kuba ari hakurya aho ngaho. Rero video bagaruye cyangwa se yakozwe mu kwa 12, urabona turacyari mu gice cy'umwaka. Akaba ariyo none se ko kubona nyine bazashora imizi bakagira amadini hirya no hino, abantu bakabayoboka. Bitewe n'ubukene hanze abantu bafite, niba ngombwa bazabayoboka. Cyo ndacyizera. Ariko se ubukene nyine ndabyumva, ubukene burahari. Erega n'ubu munsi ngiye ntabwo ndemera ko aho hantu hashobora gukiza ubukene. Hashobora gukiza ubukene. Hagukiza ubukene ariko ntihagukiza umutima. Ibyo ni ibintu bibiri. Gukira ubukene ariko umutima udakiza. Bivuze ngo umutima uranduye ariko umubiri urariye, urasa neza. Urumva ni ibintu bibiri biri opposite. Hagukiza ubukene, ubukene buragiye, umubiri umutima abaye ibyondo. Ariko ubundi ko njyamona nyine abantu benshi bavuga bati aho hantu habaho hakiza ubukene, umuntu yajyaho iby'ubugingo byo bitubizi. Ikibazo rero uwo muntu wivuga yahabwirwa, ubanza no kuhamenya bigorana. Uwo muntu wivuga yahabwirwa ni twigeze kuganiriza abantu mu mwaka washize, tubereka ikintu n'ubundi tuzongera kubereka. Kuko nko mu biganiro by'ubutaha tugiye kuzongera tujye tubereka ibimenyetso. Yego. Tubereke akantu ku kandi. Kuko urabona update zo mu gihe cyarangiye cyangwa mu mwaka warangiye, hari ibyo abantu batakigira gute, batakireba ahubwo bareba ibintu biri update cyangwa se biri news. Noneho rero icyo gihe bazabonamo ibintu byinshi
ushobora kuba utabona hano muri Afurika, mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bimwe na bimwe ushobora kuba utabona. So ngira ngo hari nk'abantu bamenyeye ku mpeta, bamwe baranampamagaye barambaza ngo ese impeta Diamond atambaye, impeta bariya bandi tuzi ngo bahambaye nk'abo navuze baha mu Rwanda batambaye, wowe wayivanye? Igisubizo cyari igisubizo kivuga ngo mu myaka 9 namaze n'izo mbaraga urashaka guhita umera nkanjye utari wanajyayo gute? Wabugiye kugira ngo ujye gushishoza ahantu amaso yawe atagera, kandi hariya ni mu mbaraga zigize gusa ibyabo. Ubundi hari itegeko riba muretse ko nta nabibasobanura, atazagira umuntu urivuga ari mu gitondo basanga aramukiwe na sekibi. Bivuga ngo ibyacu tubikora mu ibanga, mu buryo bw'ibanga, mu mbaraga z'umwijima. Iryo ni itegeko. Niryo ni itegeko. Reka birya kangahe? Oya. Warisubiramo? Ibyacu tubikora mu ibanga, mu buryo bw'ibanga, mu mbaraga z'umwijima. Iryo ni itegeko ushobora kuzumva mu gihe uzaba wagezeyo. Ibyabo babikora mu ibanga, mu buryo bw'ibanga, mu mbaraga z'umwijima. Mu mbaraga z'umwijima. Ngo niza hatagaragara. Ntabwo hagaragarira buri umwe wese. Niyo mpamvu niyo waba ubikora utagomba kuza hano kuri social media kubwira umuntu ngo nibi ngo ndabikora. Bakwica. Oya, ntabwo bakwica. Ahubwo wowe urabukinga ukavuga ati babyeyi uyu munsi ndaza kuvuga ibi nibi kuri social media, ndaza kuba wenda nabatokesha cyangwa se ndaza kuba nagira gute nasobanura ibyanyu, ariko hari ijambo ntari buze kugira gute kuvuga, ijambo nyamukuru. Nkuko tuzi ngo urasenze wenda nk'abakatolika ati izina ry'Imana Data ushobora byose, cyangwa se izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amina, iryo ni ijambo muri Bibiliya rivuga ngo bibuko. Uzumva n'umwisilamu abivuga. Bivuze ngo amina riri select ku matorero yose. None ko ijambo amina rikunda gukoreshwa n'abakristo cyangwa se abanyamadini, kenshi ko baba bavuze bati ibyo tubasabiye, ibyo dutegetse mu izina rya Yesu bibe bityo, riza gukoreshwa n'abantu badakorera Imana yari mu ijuru n'isi gute, batemera ubwami bw'ijuru. Yego. Kuko hari ubwami bw'umwijima hakaba n'ubwami bw'ijuru. Yego. Ni ibintu. None kuki ubwo bwami bwombi abayoboke babo bari gukoresha iryo jambo? Hari ibintu Bibiliya itubwira buri munsi ngo umuntu aba imbere, ntabwo umuntu ari uw'inyuma. Uyu ni umubiri uzapfa. Umuntu aba imbere. Ese nkubwiye ngo amina ariko ntabikunze bitanandimo, ubundi wowe wakunguka iki? Ni kimwe nuko unabivuze bikurimo, nge simbyizere n'ubundi nta kintu byamarira. Reka twikomereze. Nakubonanye indi saha ngira amakenga. Wanyereka imikorere y'iyo saha n'abakunzi bacu bakabibona, ubone nkaza kugira ibibazo nkubaza. Rero iyi saha ngira ngo wenda kuri kamera yawe uri kugaragaramo zuba. Uri kubona? Yego. Hari ikimenyetso iri mu kuzenguruka. Yego. Harimo inyenyeri ahubwo izenguruka. Inyenyeri erekana neza, hengeka neza. Yego. Uri kubibona? Harimo inyenyeri ibasha, niyo uhushye hano inyuma inyenyeri irazenguruka. Noneho uraza gukurikira. Uri kubona iki? Amabara. Egera inyuma gake, egera inyuma. Yego. Nimo ndabonamo utuntu turi kumyasa. Noneho rero sasa. Urabona nta bara na rimwe ritabamo. Erekana neza kugira ngo ibyo bintu bimyasa. Ibaye nk'ireba hejuru. Naho ngombwa ndayikuramo kugira ngo ubashe kwereka abantu ibihari. Yego. Ndabonamo ibintu bimeze nk'ibinyoteri. Nta bara na rimwe rero aha ngaho utasangamo. Yego. Kuzenguruka uzabanze wibaza ngo iyi nyenyeri ni inyenyeri bwoko ki? Twaberetse impeta isa n'inyenyeri, tubereka umukufu usa n'inyenyeri. Iyi saha rero taza kumbaza byinshi, reka nzabanze nyisengere. Muri make iyi saha nta kintu ufite cyo kuyivuga. Uyu mwanya nta kintu ufite cyo kuyivugaho, nzayivugaho nazanye n'ibindi bigendana nayo. None se Ganza, hari ibintu bisigaye byarateye kandi wigeze uvuga ku kintu cyitwa icyumba
mwamanukiragamo icyumba kirimo umwijima yes bambe ngo hari kitarimo umuteguro umucyo wabaga urimo hari umuteguro kandi wabaga nibutsa abantu ko dusa nkaho tugiye gukora ibiganiro biri verisiyo wenda ya kabiri ariko yimbitse kurusha iya mbere kuko ibya mbere ubwo ni iby'abambere hari abantu babirebaga batakinariho hari n'ababibonye bamwe babyibagiwe hari n'ibyo YouTube itakizana kuri update okay noneho rero sasa ibyo byose bigiye kuzabereka katalogue yabyo kandi mu buryo ushobora kuba butandukanye n'ubwa mbere nshuti mukunzi wacu waba warabonye ibya mbere ntiwitega ngo biraza ari nk'ibyo uyu munsi cyangwa bigiye kuza bizaza birushijeho kuko ntago ubwami bwahari umuntu yaba yarabayemo imyaka 9 y'ubwatura ubwami bwa Satani ubwami bwaho ubwo mwita bwa Satani ubwo twita ubwo mwita bwa Satani none ni ubwande simbizi ubwami bwahari mwita bwa Satani kandi aka kantu ukazane muri intro yego ubwami bwahari mwita bwa Satani bugomba kugira gute ntabwo umuntu yaba yarabayemo imyaka 9 bibutse nge ntabwo nkibibamo azanacika ukampamagara kuri nimero nza gutanga umbwira ngo nkujyaneyo ntabwo nzakujyana ntabwo nkibayo rwose utazaza umbwira amanyembwa uzaza umbwira ibintu byubaka igihugu bifasha umwana w'umuntu kubaho cyangwa kuramuka naho ibyo ngibyo nibyo ubugiyemo wowe wikubiye imbaraga z'umwijima ariko uzikubiye mu buryo ugiye gukira nta muntu uzakiza n'umwana wawe ashobora kuzapfa ari kiboko bikomereze rero ntuzatekerezemo imitegurire y'iki cyumba turaza kugira ngo utubwire imitegurire ya kiriya cyumba kugira ngo tuze kubitandukanye n'ibyumba bisigaye byarateye bita amabiro yo kwakiriramo abantu bafite ibyifuzo sibyo bayo kuko umuntu ngo agiye kureba umuhanuzi wenda Kicukiro yagera agasanga hari icyumba yateguye cyo kwakiriramo abantu kandi hakinjira umuntu umwe sibyo ubwo kugira ngo uze kuza gusobanukirwa imitegurire ya kiriya cyumba ndashaka kugira ngo uze kumbwira kiriya cyumba mwakoreragamo inama cyabaga giteguye gite icyo cyumba rero twakoreragamo inama hari ibintu bigera nko muri 3 cyabaga gifite yego icyo cyumba cyagombaga kuba urumva ni sare kwanza hagombaga kuba hari abantu baba protocol ugiye kukujyana wowe umaze imyaka ingahe saramo hariya intebe zabaga zifite amanimero ajyanye n'imyaka umwaka umwe 2 3 kugera kuri 35 ubwo kati ukaba ugiye hejuru ya 35 ntimwaga muri kumwe ntago twabaga turi n'inama yiwe ntago twagomba kuyijyamo hamwe hanjye ukiri kadogo urumva ku myaka 9 nawe kandi kadogo izuba wowe urumva wabona umuntu afite romoroke wende 6 mukagenda mukicara mu ntebe imwe ufite korora ntago bishoboka none nuko biba bimeze rero uko ubutunzi bwanyu bamusumbana n'ibyo muba muko bisumbana ibizami mwakoze babisumbana nabo n'ubushobozi mufite ako kanya kuba mwahamagara za mbaraga umwe bashobora kumwita mu minota 30 undi bakamwita mu masegonda 3 kubera uburyo bamenyera ibyo byiciro muri icaye icyumba giteguye gite ubwo icyumba buri nguni birimo umusaraba w'ahantu bashingiye buri nguni uko inguni areba ni imisaraba icyumba cyiza yego niba imisaraba rero sasa yamaze kubiri ku muryango aho winjirira hari buje iy'umukara n'iy'umutuku kuyinjira urahasanga umuntu abanza gufatisha ku rundi ruhande uhindukira ufate unundi agufatisha ku yindi ubona uhabwe guaheka yego n'ibyo bimenyetso nta yindi dekorasiyo uretse kumva hari aho bari kuvuga ururimi utari kumva kubera ko ntabwo wari winjira ngo wicare uhuze na za mbaraga wumva ubaye nk'umuntu winjiye mu rusengero rw'abarangi wakwinjiza wakumva
cyangwa ugahagarara inyuma ku idirishya wakumva ibintu bari mu kuririmba ariko winjiyemo bakagucyurira ururembo cyangwa bakagukora mu mutwe uhita utangira kumva zandi. hanyuma namwe inama murayirangije inama ubwo iyirangiye yego murasohoka mujya imbere bakabereka ubwo ndi kuvuga inama ibera hano ku isi ino iba mu mpera z'umwaka. iyo nama nk'ubu abantu bari hejuru ya 35 bazakora inama mu ku kwa kane bazabona ibitambo gira ngo nawe babwiye nibarangiza ubwo bafite uko nabo bazabigenza kuko ngiyo myaka sindayigeramo. niba duhuye wenda iyo hasi twahuraga ngiye kureba niba ndi gushaka miliyoni 100 ni 200 ni 200 ni 5 urumva ntago najyaga muri domaine yabo wenda iby'amabwiriza byabaga biri hamwe ariko kitondere kwinjira ujyayo uzagenda wenyine uri bugaruke muri sare wagendaga bahita baguha ibyawe uzamu urumva habaga nyine kuva mwakira cyumba ni ugusohoka mukajya hanze cyangwa aho ngaho niho hacika inzira ngerageza kubyumva habaga hari icyumba urabona kumwe nk'abantu bagenda bahaguruka nko kwa muganga yego umwe kuri umwe nitumara kumukorera undi arahita akomeza ze warinjiraga uvuye muri sare irimo abantu benshi ugahita winjira ubwo bahamagara umwe kuri umwe nta uciye ku wundi habayo orudere papa yego ukinjira ubwo niho wagombaga kugaruka hino icyo cyumba nicyo wagombaga kugira gute irega ibyo byose wibuke izo nama n'ibiki byose mukora ugiyeyo nk'ubwa mbere n'urugero biba wamaze kumanuka uburyo rero bwo kumanuka wenda nubwo tusa nk'abacicire hejuru nabwo tuzabereka ibimenyetso ndumva tuzabibereka dufite ibikoresho bikunze gukoreshwa aho hantu ubwo urumva tuzabihiga tuzabishakisha hazaba hari ibikoresho bigera muri 4 yego hashobora hazaba hari amagi amabuje yego amanyenyeri akoreshwa impeta ndetse n'imikufi yego bikoreshwa icyo gihe cyo kumanuka ni impeta zirenze imwe papa none ariko uransobanura aka kantu kumanuka musohotsemo mu cyumba mu gihe hanze hacitse inzira bigenda bite mukigera mu cyumba abateguye akantu gakoze nk'urukiramende hagati hacushanyijeho umusaraba hejuru hari igi ry'igihunyira na hano hari irindi na hano hari andi hari buje enye imikara 2 imituku 2 ubururu 2 imihondo 2 n'ibyatsi hari abantu bazi bizo buje zibaho uretse ko mu Rwanda zitahaba zikorwa n'uruganda ruba Marawi iriya misaraba ibayavuye iriya misaraba rero sasa niyo bakoresha muri atelier cyangwa niyo bakura ku marimbi umusaraba rero uba ugiye gukoreshwa ako kanya abari wa musaraba nimba kubwira n'ubundi uzadukurikira ntazibeshye ngo yakora ibyo ngo akagira kuko ntabwo azi password password ni imibare 6 kandi ntiyayimenya ngo tayari icyo gihe habaga habayeho iki winjiye mu cyumba usanze igishushanyo gihari na mugenzi wawe amaze kugenderaho izo buje urazisanga ziri kwa zabaga ari buje 10 8 ziri mu mpande n'ebyiri wowe ubwawe bagufatishaga y'umukara n'iy'umutuku hari amagambo wagombaga kuvuga ukajya wunamira umwami w'uwo mwijima wawe ariwo mwita muri satani noneho wamara kugira gute kumanuka 6 hari amagambo wagombaga kuba uri kugira gute uri kuvuga ubwo yabaga yicaye hariya akakubwira ati icyo gihe ntabwo haba hakiri protocol icyitondera ntabwo haba hakiri protocol aba uri wowe mu cyumba n'uwo mwami w'umwijima yego ahubwo ari kukubwira ibyo avuga ijwi ryirangira hari abantu bajya bakunda kumbaza ngo bazatwumvisha ibyo ntabwo ijwi riragenda ijwi ushobora no gusanga hari ukuntu umuntu yashakisha ku bantu bakijyayo
akaribumvisha ntabwo ari ngombwa kuribumvisha kuri kamera ariko Nuko. hari abantu baba bafite amatsiko yo guhamagara ati twumvishe ryari ubwo nyuma yo kumanuka birumvikana buri wese bubahiriza icyifuzo cye buri kintu cyose wake 100 wake 300 wake miliyari birakureba ariko ukaba uzina umunsi uzatandukira niba wamaze gusinya hariya ngo ugiye gusinya ko wowe ubwe wenda njyewe gana nemeye ko ntazatatira igihango ngiranye n'umwami w'ubutunzi cyangwa se munyengabe hari abantu bambajije ngo kuki ujye uvuga munyengabe mu kiganiro ntabwo mvuze abantu bitwa munyengabe ariko nawe bitwa nyir'imitungo cyangwa se munyengabe kutazatatira igihango ugiranye nawe ako kanya kandi niba usinyiye kuzatamba ihene cyangwa n'intama niba ari ku itariki 30 z'ukwa 12 ni 30 saa sita z'ijoro ugomba kumenya ngo ibyo wemeye ugomba kubikurikiza utabikurikiza tugana ku musozo ibi bintu uvuze ko ari ibintu bikomeye abantu babyifuze kubikora abantu babireke ese ni iki bakora kugira ngo iyo nyota ibavemo inyota niba yihoreye kuko ntabwo ari y'ijuru kandi ijuru niho hari ubutahe bw'umwana w'umuntu nimero yawe ya telefone ni 073 yo guhamagara ni 073 33 uri umudiyasipora ushaka kunyandikira kuri WhatsApp ni 079 0 59 52 7 8. reka tugushimire.